Shalom shalom. Yewe Pasiteri Julien hamwe n'umuryango wanjye tunejejwe no kubifuriza umwaka mushya muhire mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ijambo ry'Imana riboneka muri Zaburi ya 71 umurongo wa 3. Haravuga ngo umere urutare rw'ubuturo aho nzabasha kujya mbongera, wategetse kungiza kuko ari wowe gitare cyanjye n'igihome kinkingira. Reka nanone dusome Zaburi ya 41 Yesaya 41 umurongo wa 18. Yesaya 41 umurongo wa 18. Ijambo ry'Imana riravuga ngo nzazibura imigezi mu mpinga z'imisozi n'amasoko mu bikombe hagati, ubutayu nzabuhindura ibidendezi by'amazi, n'igihugu cyumye nzagihindura amasoko. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Mu mwaka w'ibihumbi 2024 turabifuriza kuzagera ku nzozi zanyu, turabifuriza imigisha y'Imana, turabifuriza kuzubaka amahoro, turabifuriza gutsinda abanzi banyu, turabifuriza gutsinda ibibagerageza byose, kandi Uwiteka azababere urutare rw'ubuturo, Uwiteka azababere igihome kibakingira amanywa na nijoro, Uwiteka azababere ubwugamo bw'umugaru, kandi azababere n'isoko idudubiza mu bugingo bwanyu. Bakristo bavandimwe muri Kristo Yesu, aho muri hose muzamure amaboko muhereze Imana icyubahiro mu by'ukuri, kuko Imana yarahabaye kandi yakoze ibikomeye. Hari impamvu zirenze imwe zatuma uzamurira Imana icyubahiro. Hari impamvu zirenze imwe zatuma ushima Imana, zatuma uvuga ati Mana shimwa, himbazwa, warakoze, zatuma uvuga ngo Mana shimwa, warahabaye. Mu by'ukuri ushingiye ku byo Imana yagukoreye, ushingiye ku byo Imana yakoreye urugo rwawe, ushingiye ku byo Imana yakoreye umuryango wawe, ushingiye ku byo Imana yakoreye mu kazi kawe ka buri munsi, ushingiye ku mbaraga z'Imana, ushingiye ku bitangaza by'Imana, ushingiye ku buntu bw'Imana n'urukundo rw'Imana, ushingiye ku neza y'Imana, numva ibyo byose byagutera kongera kunezererwa Imana no kuvuga ati Mana warahabaye. Natangiranye umwaka w'ibihumbi 2023 ndi kumwe nawe, tangiza umwaka ari amahoro, nanone nongera kwinjira mu mwaka w'ibihumbi 2024 kubw'ubuntu bwawe. Ibyo byose mu by'ukuri ni neza y'Imana yatuma uvuga ati Mana shimwa. Hari byinshi uba warahuye nabyo, hari ibisitazi uba warahuye nabyo, hari ibigerageza uba warahuye nabyo, hari abanzi uba warahuye nabo, ariko muri ibyo byose Imana yarahabaye, yaragufashije, yakugiriye neza, nanjye ngirira neza. Imana nihabwe icyubahiro. Ndetse yaturindiye n'igihugu, tukwiriye kugishima. Yakurindiye mu gihugu urimo, ukwiriye kugishima. Yakurindiye mu gihugu cyawe, ukwiriye kugishima. Yakurindiye mu kazi, ukwiriye kuyishima. Yakurindiye umuryango, ukwiriye kuyishima. Nta kazi wari ufite, ariko Imana yaguhaye akazi mu mwaka w'ibihumbi 2023, kandi niba wari usanzwe urimo mu kazi wahuye n'ibyo kukugerageza,
uhura n'ibisitaza, ariko Imana ikubera igitangaza. Ibyo byose nibyabasha gutuma ushima Imana mu izina rya Yesu Kristo. Urubyaro rwawe Imana yaruhaye ubwenge, urubyaro rwawe Imana yararurinze, umuryango wawe Imana yarawurinze. Shima Imana, uyihereze icyubahiro kuko yarahabaye. Yagukuye mu bushomeri mu by'ukuri, kandi niba ukiri no mu bushomeri, ariko hari icyo Imana yakoze kugira ngo ukomeze ubeho, kandi abanzi batarashakaga kubaho, ukomeze ubeho, kandi hari byinshi byashakaga kugira ngo utabaho. Komeza ushime Imana mu izina rya Yesu Kristo. Wakoze umushinga, Imana imuhesha umugisha, urakora biremera. Mu izina rya Yesu ukwiye gushima Imana. Mu by'ukuri Imana yitaye ku bana bawe, ibaha za diplome. Ibyo byose ni amashimwe ukwiye kuzamurira Imana mu izina rya Yesu. Imana yaguhaye ikibanza cyo kubakamo, ndetse irongerwa n'ubushobozi kugira ngo wubake mu inzu, urabikora biremera. Ibyo byose ni ibintu byatuma ushima Imana, ukayizamurira icyubahiro. Abanzi bawe ntibifuje kubaho, ariko uriho kugeza kuri uyu munsi. Shimira Imana kuko hari ibyo yakoze mu izina rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri hari byinshi byagombaga kugutambukana, ibigeragezo, ibisitaza byagombaga kugutambukana, ariko ntabwo byagutambukanye. Mu by'ukuri ibigusha byabaye byinshi, intambara ziba nyinshi kuri wowe, ariko Imana irakurengera. Abagambana barakugambaniye, ariko Imana igukura muri ayo maboko, ikwereka ko ari Imana itsinda ibisitaza, ikwereka ko ari Imana itsinda ubugambanyi, itsinda abanzi mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo byose nibyabasha gutuma ushima Imana, kandi ukazamurira Imana icyubahiro. Ikirenze kuri ibyo byose, wibuke yuko kugeza kuri uyu munsi ugihumeka umwuka w'abazima. Niba ugihumeka umwuka w'abazima, ni ikintu gikomeye cyane. Hari impamvu igitumye ubaho ugihumeka umwuka w'abazima. Ni ishimwe rikomeye cyane ukwiriye kuzamura Imana icyubahiro, kuko hari abo mwavuka igihe kimwe, uyu munsi ntibagihumeka, nta mwuka w'abazima bagifite, baratambutse. Wowe ntacyo wahaye Imana, niyo mpamvu ukwiriye kuyizamurira icyubahiro. Hari abadafite iki na kiriya, ariko wowe uragifite kuri uyu munsi. Ukwiriye gushima Imana, kandi wibuka ko nta kintu na kimwe wayihaye. Ukwiriye gushima Imana. Uraryama bikemera, kandi hari abantu baba bifuza yuko utaryama ndetse ngo uramuke. Ibyo byose ni amashimwe wazamurira Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mu by'ukuri uracyahagaze mu murimo w'Imana, uracyari mu murimo w'ivugabutumwa. Ibyo byose bishimira Imana, kuko Imana yarahabaye, Imana yarakurengeye. Akazi kawe ka buri munsi ukora, ibisitaza byabaye byinshi, ariko Imana yarahabaye, yarakurengeye mu izina rya Yesu Kristo. Aho rero mu gushima Imana kwawe, izere yuko n'ibyo Imana itagukoreye mu mwaka w'ibihumbi 2023, izere yuko umwaka w'ibihumbi 2024 Imana iracyari ku ngoma, iracyakora. Imana iracyari mu ruhande rwawe, iracyafite umugambi mwiza kuri wowe. Izere yuko n'ibyo itakoze izabikora mu izina rya Yesu. Amasengesho yawe atasubijwe, izere yuko nayo azasubizwa mu izina rya Yesu. Amasezerano yawe utari wageramo, atari yashyirwa mu bikorwa, izere yuko ayo masezerano nayo azasora, kuko nta jambo Imana yavuze ngo rihere. Ibigeragezo ubona ko ukirimo,
ibisitaza ubona ko bigikuzengurutse, izere yuko Imana yakuneshereza, izere yuko Imana yakurwanirira, izere yuko Imana yagutsindira mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro wenda udafite kuri uyu munsi, izere yuko Imana yakingura amarembo ukongera ukagira amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba udafite urubyaro, ariko Imana irarema, Imana irakora, izere yuko yaguhereza urubyaro. Ushobora kuba wenda ukiri mu bushomeri, izere yuko Imana yaguha akazi mu mwaka wa 2024 mu izina rya Yesu Kristo. Ushobora kuba hari ibintu bitajya mbere mu buzima bwawe, ibyo byose bitajya mbere Imana yabikuraho ikagira ibyishira kuri gahunda mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ushobora kuba ufite urugo rw'amakimbirane, ariko Imana iracyari ku ngoma, yakora imirimo ikomeye ikakuvaniraho amakimbirane mu izina rya Yesu Kristo. Kuko kuba ugihumeka umwuka w'abazima kugeza kuri uyu munsi si kubw'imbaraga zawe, si kubwo gushaka kwawe, ni kubwo gushaka kw'Imana, ni kubw'ubuntu bw'Imana. Bishatse kuvuga ngo iracyagufiteho umugambi, bishatse kuvuga ngo hari impamvu itumye uyu munsi uba ukiriho. Shima Imana, uvuge ati Imana shima kuko warahabaye. Nzi neza yuko hari byinshi byagombaga kuguhitana, nzi neza yuko hari byinshi byagombaga kuba igisitaza kidasanzwe cyo guhitana ubuzima bwawe, cyo guhitana ubugingo bwawe. Hari ibiremereye, hari ibirenze ubwenge bwawe, hari ibirenze kwihangana kwawe ushobora kuba warahuye nabyo, hari ibirenze ubwenge bwawe ushobora kuba warahuye nabyo. Ariko se kuko ibyo byose bitagutambukanye uyu munsi ukaba ugihumeka umwuka w'abazima, hari impamvu. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 94 umurongo wa 17, reka twumve icyo Zaburi itubwira. Ya 94 umurongo wa 17 iravuga ngo, iyo Uwiteka ataba umutabazi wanjye, ubugingo bwanjye buba bwaratuye vuba ahacecekerwa. Iyi Mana itarinda ubugingo bwawe, iyi Mana itaba mu ruhande rwawe, iyi Mana itagendana nawe, iyi Mana itabana nawe, iyi Mana itakubera umutabazi, iyi Mana itakubera igihome kigukingira, iyi Mana itakubera umwami, iyi Mana itakubera igitangaza, iyi Mana itakubera amahoro, iyi Mana itakubera byose, uyu munsi ntabwo ntabwo uba ugihumeka umwuka w'abazima, ahubwo uba waramaze gutura ahacecekerwa. Ariko Imana ishimwe kuko ugihumeka umwuka w'abazima, kandi nubwo waba uri ahantu habi, nubwo waba ukiri mu ntambara, nubwo waba ukiri mu bibazo, ibuka yuko Imana ari umutabazi mwiza, ibuka yuko Imana irengera, ibuka yuko Imana ari insinzi kuri wowe, ibuka yuko Imana ari umurengezi wawe, ari umukiza wawe, ari umutabazi wawe, ari umwungeri wawe. Ijambo ry'Imana muri Zaburi ya 23, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose, kuko ndi kumwe na. Haleluya! Imana yacu ihabwa icyubahiro. Uko niko ugomba guhagarara, uko niko ugomba guhagarara, ugahagarara mu byiringiro, ugahagarara mu kwizera, ugahagarara neza imbere y'Imana mu mwanya Imana ishaka ko uhagararamo.
mu by'ukuri Imana uko yakurengeye mu bihe byashize niko no muri uyu mwaka izakurengera, ndetse no mu bihe bizaza Imana izakurengera, Imana izakora ibikomeye. Komeza uyizere, komeza uyiringire, komeza uyihange amaso, komeza usenge ufite gushikama, ufite guturiza imbere y'Imana, wumva yuko Imana yawe ishobora byose, wumva yuko Imana yawe ikora ibitangaza, wumva yuko Imana yawe ikora imirimo ikomeye. Hahandi aho ukomeye Imana ishaka igisubizo, hahandi aho bitameze neza Imana ikora ibitangaza, hahandi abanzi baciye ibyobo byinshi cyane kugira ngo nuze ubirimbukiremo, kugira ngo urubyaro rwawe niruhagera rubirimbukiremo, kugira ngo inshuti zawe nizihagera zibirimbukiremo, kugira ngo abavandimwe bawe nibahagera babirimbukiremo. Ibyo byose Imana iraza ikabikuraho, ikagucira kanzu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo ukomeze tangaze icyubahiro n'amashimwe y'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Shima Imana, birakwiriye no gukomeza kwiringira Imana, uyegera uko bukeye n'uko bwije. Ibyo byose birakwiriye ko ubikora. Ubwo rero Imana yakurinze kutajya ahacecekerwa, ukaba ukomeje guhumeka umwuka w'abazima. Vuga ngo hari impamvu, vuga ngo Mana shimwa, vuga ngo Mana habwa icyubahiro. Urakwiriye gusengwa, urakwiriye gushyirwa hejuru, urakwiriye guhimbazwa, urakwiriye kuramwa mu izina rya Yesu. Uko wegera Imana ni nako n'Imana ikomeza kukwiyegereza. Uko ukomeza kwishimira Imana, ndetse ufite kwizera muri wowe, ndetse ufite gukiranukira Imana, ndetse ufite gutunganira Imana, wejejwe n'amaraso ya Yesu Kristo, wejejwe n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikumurikira uko bukeye n'uko bwije. Ukomeza guharanira kubaha Imana, ukomeza guharanira kuvuga ubutumwa bwiza, ukomeza guharanira kuba umuhamagaro wawe, ukomeza guharanira gucira bugufi Imana, ukomeza gutinya Imana yawe, ukomeza kwanga kwiyanurisha iby'isi, ukomeza kwanga kugendera mu bintu byagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Uko ukomeza gukora ibyo ngibyo, uko ukomeza kugaragara gutyo imbere y'Imana, niko n'Imana ikomeza kukwishimira cyane, kandi Imana igakora ibishoboka byose, cyangwa se ikagambirira umunsi ku wundi kubasha kugusohoreza amasezerano yawe. Icyo utabonye mu myaka yashize, izere yuko uhereye muri uyu mwaka ukomeza ko Imana izakingura amarembo, ukabona byinshi, kandi ndetse icyubahiro utari ufite, agaciro utari ufite kakongera kakagaragara. Wigira ubwoba, Imana iracyari kumwe nawe. Wigira ubwoba, uracyari mu mugambi w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi y'124 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6, reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 124 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6 haravuga ngo, iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, aba ariko Abisiraheli bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari uri mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baba baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, amazi aba yaraturengeye rwose, isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba nk'umuhigo w'amenyo yawe. Amashyi menshi ku Mana, icyubahiro cyinshi ku Mana, amashimwe menshi ku Mana. Imana yarahabaye, Imana yaraturengeye, Imana yaradutabaye.
iyi Mana itaba mu ruhande rwawe, iyi Mana itakurengera, iyi Mana itabana nawe, uba waramaze kujya ahacecekerwa. Abanzi bawe baba barakumize bunguri, ubugingo bwawe, ubuzima bwawe baba baramaze kuburimbura. Akaga karenze ukwemera kaba karamaze kukubaho, ariko hari impamvu Imana yagukijije amenyo y'abasitsi, hari impamvu Imana yagukijije inzara z'abanzi, hari impamvu Imana yakomeje kuguha gukomera no kwihangana, kandi uri mu bihe bitameze neza, kandi uri mu bihe by'akaga, kandi uri mu bihe by'intambara, kandi uri mu bihe by'ibibazo by'ubuzima, uri mu bihe by'ibibazo by'imibereho. Hari impamvu Imana yakurengeye, hari impamvu Imana yagukomereje mu murimo wayo, kandi uri guhura n'ibigeragezo byinshi, kandi uri guhura n'ibisitaza byinshi. Hari impamvu Imana yagukomereje mu murimo wayo, hari impamvu Imana yagukomeje nka pasiteri cyangwa se kumushumba, hari impamvu Imana yagukomeje mu muvugabutumwa, hari impamvu Imana yagukomereje impano yawe, hari impamvu Imana yagukomeje nk'umuririmbyi, gukomeza nka diyakoni, gukomeza nk'umukristo, igukomeza nk'umwana wayo. Hari impamvu Imana yabikoze, hari impamvu Imana yarinze umuryango wawe, hari impamvu Imana yarinze urugo rwawe, hari impamvu Imana yakurengeye, yatumye Imana ikurengera, hari impamvu Imana yatumye ikomeza kukunambaho, hari impamvu yatumye ikomeza kukurwanirira intambara uko bukeye n'uko bwije. Komera. Imana ni umutabazi mwiza, Imana ni umurengezi mwiza, izakomeza kukurwanirira imbere y'abanzi bawe. Inzira zawe izazibamo, n'imigambi yawe Imana izayibamo, inzira zawe Imana izabasha kuzitunganya. Gusenga kwawe Imana izakumva. Mu by'ukuri komera, wongere ukomere. Rero birakwiriye cyane ko tuzamurira Imana icyubahiro, birakwiriye cyane ko dusingiza Imana yo yakoze ibyo byose. Ibuka ukuntu abantu bakugenzeho, ibuka ukuntu abantu bakugambaniye, ibuka ukuntu wahuye n'ubucanege, ibuka ukuntu wahuye n'ibisitaza, ibuka ukuntu abantu bagambiriye kukugirira nabi, ibuka ukuntu abantu bakuvuza amagambo arenze ukwemera, ibuka ukuntu abantu bavuze ngo ntuzashaka ariko warashatse, ibuka ukuntu abantu bavuze ngo uzabona akazi ariko warakabonye, ibuka ukuntu abantu bavuze ngo urapfa kubera kwenda uri mu bushomeri, ariko Imana iracyagukomereje muri ubwo bushomeri. Nubwo utari wabona akazi ariko humura, Imana izacizira, Imana iracyagukomeje. Ibuka ukuntu abantu bavuze ngo ntuzubaka urugo ariko wararwubatse, ntuzigera ubona aho kuba ariko urahafite, kandi nubwo utahafite haracyari ibyiringiro yuko Imana ikiri kumwe nawe, kandi ko Imana izakora ibikomeye cyane. Mu by'ukuri Imana ugomba kuyizamurira icyubahiro, uvuga ngo Uwiteka icyubahiro ni icyawe, Uwiteka icyubahiro ni icyawe, Uwiteka icyubahiro ni icyawe iminsi yose, kandi ntawe muzagisangira. Turishimira cyane rwose kuba Imana hari ibyo yakoze cyane. Rero Imana ikomeze kubitaho, kandi Imana ikomeze kubagira neza, izarushaho kukurinda, izarushaho kukugira neza, izarushaho kugusohoreza umugambi wayo ukomeye. Amasezerano y'Imana ufite, Imana zayacira inzira kugira ngo isezerano rimwe kuri rindi uzagende kubona risohoye, kandi ibyo wavuganye n'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Humura, Imana izabicira inzira kugira ngo ibyo byose bizasohore. Tegereza wizeye kandi wihanganye, kuko Imana iracyakora, kandi abanzi bawe Imana izabakoza isoni. Icyubahiro kibi cyayo, amashimwe akomeze kuba ay'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Tuzishimira rero kubana namwe
kuri uru rubuga rwa YouTube Grace to You Ministry, kandi ndabizi neza ko tubifashijwemo n'Imana, dushobojwe n'Imana, ndabizi neza ko tuzagendana neza, tuzabana neza, tuzabagezaho inyigisho nyinshi cyane zishingiye kuri Bibiliya, ijambo ry'Imana, tuzabagezaho ibiganiro byinshi cyane nanone bishingiye ku ijambo ry'Imana, ubuhamya butandukanye bw'abantu Imana yagiriye neza, nabwo muzagenda mububona kugira ngo ibyo byose bizakomeze kudukomereza mu buntu bw'Imana ndetse no mu rugendo rugana mu ijuru, kandi n'ibindi byose Imana izadushoboza kugira ngo tubikore ariko bihesha Imana icyubahiro, nabyo tuzabikora mu izina rya Yesu Kristo. Kandi mu by'ukuri tuzishimira ko muzakomeza kutwumva, kudukurikirana, mukanda subscribe, mukora like, kandi mukora share. Icyo gihe nimukora ibyo ngibyo muzaba muduteye inkunga ikomeye cyane, kandi Imana y'amahoro izakomeza kubaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Bene data, bavandimwe muri Kristo Yesu, mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibaho umugisha, Imana ibarinde, Imana ibamurikishirize mu maso hayo, Imana ibagirire neza, Uwiteka azibabere neza, abahe amahoro mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Imana nukuri turayishimiye, kandi mu izina rya Yesu Imana ikomeze kuzabashigikira muri byose, muri gahunda zanyu zose, mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Mwami Data twese uri mu ijuru, turagushimye kuko uri Imana nzima, turagushimye kuko uri Imana ikomeye, turagushimye kuko wahabaye, turagushimye kuko wakoze ibitangaza bikomeye umwana w'umuntu atagombaga gukora, turagushimye kuko warinze uyu mugabo, ukarinda uyu mugore, ukarinda uyu musore, ukarinda uyu mukobwa, ukarinda abakozi bawe, ukarinda abashakazi bawe, ukarinda abana bawe, ubwoko bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Ibyo wakoze byose mu mwaka wa 2023 turabigushimiye mu mbaraga z'amaraso ya Yesu Kristo. Shimwa kuko umwanzi wamunesheje ibibazo urabinesha, ibisitazo urabinesha. Mwami urinda benshi mu izina rya Yesu Kristo, wakomeje gukoza abandi isoni kandi ibigerageza ukomeza kubitsinda. Habwa icyubahiro mu izina rya Yesu Kristo. Reka rero Mwami, ibyo urimo kumva ijambo rye muri aka kanya, by'abana bawe batagezeho, by'abakozi bawe batagezeho mu mwaka ushize, mu izina rya Yesu, reka uyu mwaka wa 2024 Mwami mu izina rya Yesu, abadafite urubyaro uzabacira inzira, abadafite akazi uzabacira inzira babona akazi, abadafite ibibanza uzabacira inzira babona ibibanza, abadafite Mwami aho kuko uzabacira inzira, ubaha amazu mu izina rya Yesu Kristo, ubaha ubushobozi bwo kubaka mu izina rya Yesu. Babandi bari mu bisitaza bidasanzwe, babandi bari mu bigeragezo bidasanzwe, abo bose mu izina rya Yesu uzabarengere. Babandi Mwami bariho badafite ibyiringiro, badafite Mwami kwizera muri bo, mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo baremere kwizera, kandi Mwami bashyiremo ibyiringiro. Mwami batarakumenya uzabafashe kugira ngo nabo bazatera intambwe yo kukumenya, mu izina rya Yesu bakwakire nk'Umwami n'Umukiza. Ndagusabye kugira ngo Mwami umurimo wawe uzawurengere, abakozi bawe uzabarengere, abashakazi bawe uzabarengere, itorero Mwami uzarirengere muri ibi bihe by'ubuhenebere, muri ibi bihe by'inyigisho z'ibinyoma, mu izina rya Yesu Kristo. Abakiranutsi reka Mwami uzabashoboze kugira ngo babeshweho no kwizera, kandi nzi ko utazabura kurengera intore zawe. Reka udafite urugo ariko Mwami akaba rukeneye, hingura amarembo azabona urugo muri uyu mwaka mu izina rya Yesu Kristo. Kandi hahandi hari ubukene, vana ubukene, tanga imigisha mu izina rya Yesu. Ahatari amahoro
mu izina ryawe rikomeye washira amahoro igihugu cyacu, komeze kucyubakira amahoro, komeze kukirindira mu buntu bwawe, kandi uzakomeze no kukirinda ibihe byose, kandi Afurika muri rusange wakomeza kuyirengera ahantu hatandukanye hari ibibazo by'intambara, akaba ubasha kuzinesha mu izina rya Yesu. Kandi n'intambara zigaragara mu murimo wawe, n'intambara zigaragara data mu madini, mu matorero hirya no hino ku isi, mu izina rya Yesu akaba ari wowe wazakora ibitangaza bikomeye kubwo kuzinesha mu izina rya Yesu Kristo. Babandi bagukeneye akaba ari uzabafasha kugira ngo mwami bakubone, bakeneye kumurikirwa n'umucyo wawe, reka uzabafashe bamurikirwe n'umucyo wawe katika jina la Yesu Kristo. Abarwayi mu izina rya Yesu abari wowe uzabakiza, ari za ndwara zikomeye, ari za ndwara zoroheje, urafite ubushobozi. Niyo mpamvu twatuye ibitangaza byawe kugira ngo bizakoreke mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu, mu izina rya Yesu. Reka imirimo yawe mwami benshi bagende bayibone, batangaze urukundo rwawe, batangaze imbaraga zawe. Babyeyi bakeneye mwami kubona ubafashije, ubaye mu ruhande rwabo kugira ngo bashobore kwishyurira abana za minervari. Cinzira utanga amahirwe ku babyeyi, utanga imigisha ku babyeyi bashobore kwigisha abana, kandi abakeneye ubwenge uzabaha ubwenge, abakeneye gutsinda icyaha uzabaha kugitsinda, maze nabo bongere bakugarukire bahimbaza izina ryawe ryiza. Mu izina rya Yesu ndakwinginze kugira ngo ufite ubwoba muri we kubera ibyo agenda abona bimubaho umunsi ku wundi, reka ubwoba bugende bushire mu izina rya Yesu Kristo. Kubw'ubuntu bwawe abona imbaraga zawe, reka umwuka wawe wera mwami azabane n'ubwoko bwawe, imbaraga zawe reka azabane n'ubwoko bwawe, imigisha ibitangaza reka bigende bikoreke mu izina rya Yesu Kristo. Shimwa Yesu. Ubwo nanone tuzongera kurangiza mwaka wa 2024 namwe abantu bafite amashimwe, ari amahoro, icyubahiro kizaba cyawe, kandi turabyizeye mwami. Dutangaje amahoro yawe, dutangaje imigisha yawe, dutangaje ibitangaza byawe gukoreka, dutangaje mwami ubuntu bwawe bugenda kubugaragara ku bwoko bwawe, dutangaje Yesu Kristo agakiza ku bwoko bwawe mu izina rya Yesu. Wowe urengera amanywa na nijoro, abantu uzakomeza kurengera ubwoko bwawe. Uri umutabazi, uzakomeza utabara ubwoko bwawe. Tanga ibyiza byose uzabikorere kwiyubahisha. Tubisabye twizeye, tuzi kuzabisohoza mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana izabaye gusoza buri mwaka wa 2024 dushima Imana mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.